ujya wibaza niba gukorera amafaranga online bishoboka? Yego birashoboka, igisubizo ni yego birashoboka. Nibyo koko birashoboka, ariko ngiye kukubwira ingaruka uzahura nazo mu gihe ushaka gukora amafaranga online buhubutsi, mu gihe utabanje gutekereza neza, mu gihe utabanje gushira mu nyurabwenge ukamenya ngo nubwo ngiye gukorera amafaranga online, ese ibintu ngiye gukora birizewe? Ukabanza kandi online, hano ntago online business itanga amafaranga adashira cyangwa se amafaranga yorotse gutyo gusa. Niyo mpamvu umuntu wese utangiye gukorera amafaranga online cyangwa se ushaka gukora amafaranga online bamutuburira binyuze muri ubu buryo ngiye kukwereka uburyo bazagutuburira niba ushaka gukorera amafaranga online. Mubwire na business za nyazo. Hano tugiye kurebera hamwe ingaruka uzahura nazo mu gihe ushegeye amafaranga online, mu gihe utabikozeho ubushakashatsi. Yego nibyo kuyakorera birashoboka ukanayabikuza, ariko ngiye kukubwira business hano bazagutuburira nayikwereke iyo business ibintu tugiye kuyireberaho, tugiye kuyimenyaho, urumva ari ibintu bitabaho kuko ntago bibaho. Nyine ni ibintu by'abasikama bajyaho bagatubura. Urumva ko ari imbere yuko dutangira rero, nk'ibisanzwe YouTube channel aracyari Uzziel Tech Media, kanda subscribe, ukanda like, iyi video yawe unayisharinga umuntu wese w'inshuti yawe, kuko nubundi azashaka gukorera amafaranga online atazahura ni business ya scam ugasanga baramutuburiye. Kandi naramuburiye guys, uyimusharinge bidatinze. Rero reka nze dutangira. Niba nkuko mwabibonye ko narindi kurireba iyi video, uyu muntu wahoze yandika ngo nagishona gukorera amafaranga 5,000 ku munsi muri iyi app iri gutanga amafaranga online. Uyu muntu ukora bino ndabizi ni umusikama, ngo nagishoro ngo wakorera ngo 300 muri iyi app. Ibi ni scam guys, ibi ni ukubesha, ibi ni ubutubuzi, ntago yigera bikuza. Ni ibintu urabona ko hano araza akavuga ngo wabonye aba yashizemo namba ya WhatsApp ngo muhurire inbox akwake amafaranga. Araza agashiramo namba ya WhatsApp, ntago ashiramo link ya video cyangwa se link ya iyi website koko iri gukora amafaranga. Kuko hano we araza akandika namba ya WhatsApp, akaza akabereka ari muri iyo app, ariko ntabwo abereka ngo yinjiye ute, ese ngo yishuye angahe kugira yinjira. Abereka muri iyo app gusa ariyo arimo, akabibereka. Ubundi namwe icyo mukora nyine muragenda mukamwishura inbox. Iyi application ndakwereka uburyo bakoramo login. Iyo ugikoramo login bakwaka 5,500 byo kwiyandikisha. Iyo umaze kwiyandikisha ureguka hano. Ikintu cya mbere kigaragaza ko ari scam gute website. Ubundi ikintu cya mbere uzirinda ushaka gukora amafaranga online, ikintu cya mbere uzirinda, nshuti yanjye nshaka kukuburira, uzirinde website zigusaba igishoro mbere. Website zigusaba gushora mbere utaragira icyo ukora, uzazirinde. Gute website niba yizewe ko ari ikorerwamo amafaranga, kwinjira bisaba amafaranga, kubera icyo utakinjiramo ku buntu ngo ubanze urebe ko yizewe, ahubwo mbere yuko winjira kubera iki wishora. Noneho ikindi, ibintu nkubwira guys, byambayeho. Iyi website barantuburiye, umuntu yaraje yanyandikira inbox gutya nkuko yabikoze hano, arambwira ngo urishura 5,500 ngo ukoremo account. Nibyo nayikozemo, maze gukoramo account ngo nyuma bakwaka ngo kugira ngo ube activated ubikuze. Guys, uzaza ukoreramo amafaranga gutyo. Uri kubona uyu nguyu agenda ngo akoreramo amafaranga gutya, ngo ari kuzamura ngo 17,300 tuyakoreremo guys, ariko uzayabikuza gagume gari muri approve gagume gari muri pending. Gazaba muri paid, gazaguma gari muri pending paka ku myaka yawe ufite, niba ari 10, niba ari 20, niba ari 30, paka upfuye gakiri muri pending. Aya mafaranga ntago yigera bikuzwa. Aya mafaranga ni scam, ibi ntago bibaho nta n'ahantu byabaye. Ariko gute ubundi niba uri umuntu ufite ubwenge, gute umuntu aza akakubwira ngo ngwishura 5,500 ukoreye 300 ngo muri application? Kubera iki ashaka ko umuha bya 5,500 byawe, ko adashaka ko
kubera icyo ashaka kumuha ibihumbi 500 byawe, yanze gukora ibihumbi 300. Ubundi abanyarwanda ko tubizi neza ko bagira amashari, gute umuntu yaba yavumbuye bizinesi ya nyayo nk'ingiyi akayimurikira abantu bose? Ndabizi neza abanyarwanda ntago wavumbura bizinesi nk'iyi ngiyi iri gutanga amafaranga ngo angana uku nguku, nurangiza ugenda uyibarira abantu bose. Icyo ni icya mbere kigaragaza ko ari sikamu. Ikintu cya mbere kigaragaza ko ari sikamu, ntiyigera bikuza ngo ubibone ngo ugamugereho kuri mobile money. Ubibona gutya gusa, turi kuyabona hano kuri taburo, ukabibona gutya bwagenda babesha basikama, ukabibona gutya gusa nyine, ngo dore ngo ureba video ngo ukinjiza ngo yitwa ngo Aniroft, ngo niko yitwa ngo ureba video ngo ukinjiza, wabibonye ngo uhita ngo ukereminga nawe. Guys, nkwihanangirize nk'inshuti yanjye, nshaka ko tuzabana kuri uyu muryango wa Uzziel Tech Media, tukawubaka ukaba umuryango mugari. Nshaka ko tuzagenda njaja mbabwiza ukuri, nkababwira, nkakora video yakubaka sosiyete, video yakubaka abantu, video iburira abantu. Ntabwo nshaka kuzajya nkora video nk'izi ngizi, video umuntu arayireba akagera ku musozo avuga ati se video nta kintu nkuyemo, uko barantura amafaranga yanjye, ubundi nk'uyu musikama. Umva rero uyu musikama witwa Online House ya Buhumbu, ahantu bungukira bo, iyo yinjijemo umuntu akishura biriya 500, nawe abonaho komisiyo, bagabana komisiyo nyine, nawe abonaho 200, niho bungukira. Ushobora kumbaza cyangwa se kuvuga ngo mbizute, gusa nyine niko bimeze, niko biri. Nanjye narabibwiwe mbere yuko, nyuma yuko bansikama nabanje gukora ubushakashatsi, mpita menya yuko nabo baba bafitemo inyungu. Ni ukuvuga ngo iyo akwinjijemo nawe ahabwa komisiyo, nawe ubundi nawe kuyakorera kuri ahantu kugira yabereke nk'umurimbo nyine, nk'amafaranga atari aya nyayo. Izi business guys, izi business ni scam. Niba ushaka gukora amafaranga, hariho business nyinshi zo gukora amafaranga ariko zidasaba igishoro. Business zose uzagusaba igishoro, izo business ujye umanza uzikoreho review, ubanze urebe n'umuntu wabikujemo bya nyabyo, anabikuza ubireba. Naho ibintu byo kupfa kugubuka mwishura amafaranga mutazi ngo gagiye he, guys, mbihanangiza ibyo bintu mushaka mwabireka mubyihorere papa. Birutwa nuko washira ku ndege, kuko ku ndege n'ubundi ushobora no kugira amahirwe ukayashira ku ndege nk'ibyo 500, ukabona gikubye nka 5, ukabona ukubiseho ibihumbi nka 25, ibihumbi 30. Ariko hano guys, ubu yataye kurusha nuko wayata ku ndege na nyangwa naho bayakujya gubiza, ariko hano uyoherezaga umuntu utazi. Guys, ndabihanangije, iyi business muyirinde, ni scam, yitwa Aniroft. Reka nze nyibereke hatazagira no gutuburira ukagira ngo nta nakuburiye. Nayisharinge n'inshuti zawe, iyi video wisharinge inshuti zawe. Wayibonye ngo yitwa Aniroft, ejo nibwo nari ndi kuyikoraho ubushakashatsi ngo nzayibereke. Wayibonye ngo yitwa Aniroft, iyo uje gukoramo sign up hano wayibonye ngo iyo uraza gukuramo sign up. Reka nze nkwereke uburyo ukoramo sign up, bagahita bakwaka bya 500 guys, bya bindi nababwiraga. Ukoramo account bakakwaka ya mafaranga yawe, nabyo mbikwereke ushire amakenga, utagira ngo mba nkubesha. Ibintu mba nkubwira bari ibya nyabyo, nge nko kuzana ibintu nakozeho ubushakashatsi. Kuzana ibintu guys, iyi video tugeze ubu ngubu umaze kumenya ukuri. Ushaka wabunkandira na subscribe. Ndabona email na register telefone kuba nabyinjiriyeho nyine nabyo babyanze, ariko n'ubundi kugira mushira amakenga ndakoresha ibindi email yindi se ko ntayo. Guys, uko nguko niko kuri iyi Aniroft. Ni scam ya mbere, ni scam. Yirinde pe, iyi business ni scam. Yirinde bazagusaba menshi ngo bavuga ngo kugira ngo ube ngo activated, uba activated byaye ko birari scam. Activated ni ibiki? Business bakoramo amafaranga zisaba ngo kuba ngo activated, ibiko ari scam.
irinda abasikama buno barateye akazi karabuze mu gihugu, abantu bose bari kugana online ngo baba batubuzi. Niba gutuburira ntuzambwire ngo ntinakuburiye, ndakuburiye nk'umuntu batuburiye, nanjye barantuburiye ayanjye barayajya ibihumbi 8. Ibihumbi 8 by'amafaranga y'u Rwanda ntabwo ari make guys, ibihumbi 8 by'amafaranga y'u Rwanda ntari make, umuntu yakora igihe kirekire. Rero kugira nawe bazayagutuburire, urabizi ukuntu gavuna amafaranga y'u Rwanda, wakirinda pe, wakirinda. Njye niyo ntama, nicyo kintu nkuburiye. Rero guys, nanga nshoreje iyi video y'uyu munsi. YouTube channel n'ubundi aracyari Uzziel Tech Media nk'ibisanzwe. Icyo usabwa cyonyine ni ugukanda subscribe, ugakanda n'inzogera kugira ngo buri uko na uploadinze video ujye uyibona mu bantu ba mbere kuri YouTube channel. Bye bye.